Ndagusuhuje mukunzi wacu wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru ikomeje gushengura imitima ya benshi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'aho umwana w'umunyeshuri wigaga muri kaminuza y'u Rwanda yagiye koga maze byari ibyishimo biza guhinduka amarira ku muryango w'uyu mwana. Ibikomeje kubabaza abagiye batandukanye, mbese uyu munyeshuri wo muri kaminuza yaba yishwe n'iki? Mbese abagiye batandukanye baba batangaje iki ko bakomeje gukuka umutima? Kuri ubu ubuyobozi, inzego zitandukanye zo zaba zatangaje iki? Gumana natwe mu makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tudahwema kukugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kubabaza abagiye batandukanye bo mu karere ka Nyamasheke ndetse n'umuryango w'uyu mwana w'umunyeshuri, kuko kwiyakira bikomeje kubagora. Ni nyuma y'aho bavuga ko umwana wabo yapfuye urupfu rutunguranye kandi rukomeje kubabaza abagiye batandukanye. Nongeye kubaha ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Burya iyo umuntu wese yabaga azi isaha ndetse n'igihe azavira ku isi y'abazima, hari ibyo yakabanje gukora, ari ugusezera ku nshuti ze, ari ukubanza kwiragiza Imana kugira ngo izamutuze aheza. Ibikomeje kubabaza abagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere ka Nyamasheke. Ni nyuma y'aho umwana w'umunyeshuri wigaga mu mwaka wa mbere yapfuye urupfu rutunguranye, bikaba bikomeje kugenda bishengura imitima ya benshi bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'umuryango w'uyu mwana. Ese uyu mwana w'umunyeshuri yaba yishwe n'iki gikomeje kubabaza abagiye batandukanye? Imanirahari Joseph w'imyaka 24 y'amavuko wigaga mu mwaka wa mbere mu ishami ry'uburezi muri kaminuza ya Kibogora Polytechnique yarohamye mu Kivu arapfa mu masaha 9 z'igicamunsi zo kuri iki cyumweru tariki ya 13 Ukwakira 2024. Amakuru twahawe n'umuyobozi w'iyi kaminuza Dr. Mukamusoni Mahuku Daria avuga ko uyu munyeshuri ubwo yatemberanye na mugenzi we batembereye banyura ku kiyaga cya Kivu, maze uyu nyakwigendera ahita asaba mugenzi we ko yabanza kujya koga. Aha uyu muyobozi yagize ati: yego koko yarohamye mu Kivu ahita abura ubuzima, n'ubu ntabwo turamukuramo. Bageze ku kiyaga cya Kivu na mugenzi we amubwira ko ataharenga atoze, ko nubwo ari uwo mu karere ka Musanze iyo yajyaga i Rubavu yajyaga agerageza koga, ko nubwo agiye kugerageza akareba koko niba akibyibuka. Uyu muyobozi w'iyi kaminuza yakomeje agira ati: yakuyemo imyenda mugenzi we arayimufasha ajya mu Kivu ngo aroga, ararohama ahita abura ubuzima, kuko na mugenzi we atarazi koga, yabuze ikindi yakora maze amarira aba menshi. Abundi amureba uko arimo aragenda arwana n'amazi, birangira apfuye urupfu rubabaje. Ngo gusa n'uyu mugenzi we ngo kuko atarazi koga ntacyo yari kwita amumarira, ahubwo yahise atanga amakuru basanga byarangiye, maze ubu ngo bategereje uko bakuramo umurambo ubundi ukazabona gushyingurwa.
yihanganishije umuryango wabuze uwabo, avuga ko ubusanzwe iyo abanyeshuri bashya baje bahurizwa hamwe n'ubuyobozi bakaganirizwa, bakabwirwa ibyemewe ndetse n'ibitemewe. Mu bitemewe no kujya mu kiyaga cya Kivu utazi koga, utanambaye umwambaro wabugenewe, kirazira kandi kikaziririzwa, ariko nyine urubyiruko kuko akenshi ruba rwumva rushaka kujya mu Kivu koga, nuko byagenze bararenga bajyayo, uriya ashaka koga bimugendekera kuriya. Uyu muyobozi yasabye abanyeshuri bahiga n'abazaza kwirinda kujya mu kiyaga cya Kivu koga batabizi cyangwa batambaye umwambaro wabugenewe uko bagiye koga. Iyi nkuru ibabaje, iyi nkuru ikomeje gutera agahinda abagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongo Cyimana Kanyogote Juvenal, aho yemeje aya makuru, asaba abanyeshuri n'abaturage muri rusange kwirinda kujya koga mu kiyaga cya Kivu batabizi kandi batanambaye umwambaro wabugenewe. Aha uyu muyobozi yagize ati bagomba kwirinda kujya ku Kivu batazi koga, baba banabizi ntibabure kujyana umwambaro wabugenewe. Dukomeje tubibutse ko iyi yo ari KN Radio ukomeje gukurikira, ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Iyi ni inkuru ibabaje, ni inkuru ikomeje gutera agahinda abagiye batandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye mu karere ka Nyamasheke. Ni nyuma y'aho umwana w'umunyeshuri wo muri kano karere ka Nyamasheke wigaga muri kaminuza ya Kibogora Polytechnic yagiye koga mu kiyaga cya Kivu, maze ubwo yari agiye koga ibyari ibyishimo biza guhinduka amarira, ahita aburiramo ubuzima, maze umuryango wa nyakwigendera ukomezwa guterwa n'agahinda nyuma yo kubura umuntu wabo, aho abagiye batandukanye bose bakomeje gushengurwa n'uru rupfu rw'uyu mwana w'umunyeshuri wigaga muri iyi kaminuza ya Kibogora Polytechnic. Ndagushimiye we twabanye muri aya makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tudahwema kukugezaho umunsi ku wundi. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, jya ahatangirwa ibitekerezo maze ugire igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.